tubashimiye kuba mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu umunsi kundi tudahwema kubagezaho. Buriya muri iyi si usanga haberamo ibintu binyuranye, abantu bateye ukwabo, hahandi wowe ubwawe ushobora kureba kubona runaka ukibaza byinshi kuri we. Gusa nyuma y'ibyo ariko kuzirikana yuko mu mivukire yacu n'imikurire yacu nta n'umwe muri twe tuvuka tubigiramo uruhare ngo tube twahitamo uburyo tuzirema tuzabaho muri ubu buzima tuza hano ku isi. Mu magambo make, nta ruhare na ruto tugira mu kuvuka kwacu, twisanga twaravutse uko inenge uvukanye ukayimenyera, na cyane ko benshi bibatera ipfunwe kwibona barakuranye inenge runaka. Gusa nubasha kuzirikana ibi byose bizakurinda kwibona, dore ko kenshi bivamo kwikina bati uko meze kuriya nta kibazo rwose, meze neza, ubwo nandukanye nabo ngomba gukora ibyo nshaka nkajya aho nshaka. Ugomba kuzirikana ko muri ubu buzima buri wese burya nubwo yavukana ikibazo runaka aba afite uburyo azabaho, kandi kwicara useka wishimira ko mugenzi wawe mudateye kimwe biri mu bintu benshi bibatera kwibona kandi bidafite icyo bimaze. Ukumva ko rwose buri umwe aba afite inenge yo bwite niraha. Ariko n'inkuru yacu y'uyu munsi iribanda ku mugore mugufi, wumve ko ari mugufi wa mbere ku isi, aho rwose ibitangazamakuru binyuranye, inyandiko nibagiwe abanditsi bamuvuzeho biratinda kubera ingano y'uko areshya. Mu magambo make, abenshi babazi nka ba nyangufi. Hano iwacu rwose twakuze twumva benshi bagira bati muzi nyina wa Mbogo. Kuri uyu munsi wa none ntabwo ariwe tugiye kugarukaho. Uyu nta wundi rwose, mwite Juliet Amage. Wumve ko rwose ingano y'uko areshya uko angana byatangiye kumwinjiriza amafaranga bitewe n'uko rwose afite indeshyo itandukanye inatangaje. Kugira ngo ubyumve neza, uyu mugore yavutse tariki ya 16 Ukuboza 1993 Ningapur Maharashtra, hano ni mu Buhinde. Kuri ubu rwose wumve ko afite imyaka 30 y'amavuko, aracyari muto cyane. Yamenyekanye nk'umugore mugufi kurusha abandi bose ku isi, aho ku myaka 30 apima santimetero 63. Ni ubugufi butoya cyane. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuze ko ikibazo cye atari cy'uburwayi busanzwe, ndavuga ubu umuntu arwara cyangwa se yakwandura abaye akuze, ahubwo rwose biri mu maraso ye, ibyo bita genetic disorder. Benshi indwara barayizi, ishobora kuba rwose yibasira ibijyanye n'amagufa y'umuntu ariko akivuka. Juliet mu mwaka wa 2009 bamukoreye icyegeranyo bise body shock. Iki kandi kubera ubugufi bwe, nababwiye ko yaremanye ndetse yitabiriye n'ubutumire bwa televiziyo ikomeye mu Buhinde mu kiganiro cyayo cyitwa Big Boss. Iyi ni na sheni rwose izwi cyane ku isi y'umunyabigwi mu bijyanye no gukina filime, Salman Khan. Si byo gusa, ahubwo yagiye yitabira n'ibindi byinshi kubera ubugufi bwe. Muri cya cyangiro benshi bamwangiye niho havuyemo igitinyiro benshi bamukundira uyu munsi. Ubu hapima nyine santimetero 63. Bigeze kumubaza ku bijyanye rwose n'uko yiyumva n'uko abantu bamubona, harangije ati bwa mbere numvaga natekanye kubera indeshyo yanjye nk'abandi bose, ariko buriya
aba niyo batangiye kugenda bamenya bakakumenyaho byinshi, buriya ntuzicare wihebe wumve ko byakurangiranyeho ngo ni ukubera ufite intege runaka, ahubwo ubutangiye kuba icyamamare. Hati nta muntu n'umwe watumye nimva ko ntacyo ndicyo cyangwa se numva ko ntandukanye n'abandi bantu. Kuri njye numva ko rwose ukunda ari uko Imana yabishatse kugira ngo ubyumve. Ndishimye cyane ko indeshyo yanjye ari cyo kindanga, nicyo kingira umugore mugufi ku isi kandi uzwi na benshi. Menya ibyo gukora ndebeye ku bandi, kandi nkunda kwitera make-up nk'abandi, ndabikunda cyane rwose. Erega kuba ndi mugufi nta cyanandukanye n'abandi bagore. Igihe nari mfite nk'imyaka 3 cyangwa imyaka 4 ndabyibuka, nagiye kwa muganga kugira ngo barebe uko mpagaze. Icyo gihe nibwo batubwiye ko nta kirimo gukura, ngo niyongere mu burebure kubera kubura imisemburo. Kuva icyo gihe sinongeye gukura kugeza ubu mfite santimetero 63. Ubuzima bwanjye butandukanye n'ubw'abandi bantu basanzwe, kandi koko ibi birumvikana. Amagufwa yanjye yavunika byoroshye cyangwa nkakomereka mu buryo bworoshye kandi bw'ako kanya. Byumvikane ko amagufwa yanjye yoroshye, haroroshye cyane. Yego koko nubwo ndi kuvuga ibi byose mura n'ingorane nyinshi kubera indeshyo yanjye. Ntabwo mbabeshya, ntabwo nabasha guteka mu gikoni cyangwa se ngo nijyane hanze. Ni byinshi nabasha kwikorera. Jayad bimusaba kumuterura no kumuhereza ibintu akeneye atabasha kugeraho. Ibirenze ibyo kandi binabasha kwikorera ni bike cyane ugereranyije n'uko areshya. Ariko wabyumvise, ni santimetero 63, n'ubugufi butoya cyane. Ubu Jayad wumve ko ari icyamamare ku mbuga nkoranyambaga nka Snapchat kubera ubugufi bwe. Ibi byose byatumye rwose agera ku nzozi zo kuba icyamamare mu gukina amafilime. Abenshi batangariye indeshyo ye, ariko kuri icyo gisebo n'igisuzuguriro biramwinjiriza. Hari nawe yigeze kuvuga ati, njyewe nitabiriye ibitaramo byinshi ndetse benshi bagiye bamfasha mu kugera ku nzozi zanjye zo kuba icyamamare no kuba uwundi w'uyu munsi. Nkunda imbuga nkoranyambaga kuko rwose nshyiraho ikinshimishije cyose. Jayad ni umuntu mwiza cyane, ni inshuti y'abantu bose kandi ntabwo rwose ajya apfa kurakara. Ni umuntu ushimishije cyane, hanatera imbaraga zo kuguma ujya imbere mu buzima, ukirinda imbogamizi uhura nazo zarizo zose, kubera ko rwose uba ugomba kurwana kugeza utsinze uko waba uri ko kose. Uyu ni urugero rwiza cyane kuri ba bantu bicara batekereza ko ubuzima burimo bwababihiye, nta kintu bakishoboza, nta kintu bakimarira, nyamara muri bo bafite ibanga ryo kugera kuri byiza kandi byinshi. Ati shaka guha message umuntu wese uhura n'imbogamizi nk'izo ngenda mura nazo mu buzima, cyangwa se izindi zo kuba rwose dushaka kugira mu buzima tugomba kwirengagiza iby'abantu batuvugaho, tukita ku buzima bwacu n'intego zacu, kubera ko nicyo kintu cyiza kigusiga ufite umuntu wuriwe muri iyi si. Abantu n'ubundi icyo wakora cyari cyo cyose n'ubundi nta kibabuza kuvuga. Uraba muremure bati rwose yavunika byoroshye, urananuka bati rwose muhumure n'ubundi afite uburwayi runaka. Icyambere ni ukuba wowe ukagira umwihariko w'ibyo ukora n'ibyo ukunda. Ibyo abantu batagukundaho kuko nusuzuma ukabona n'imbogamizi nawe ku buzima bwawe wabihindura. Ariko se ni ryari uzicara uhindura byose abantu bakuvugaho bakwangaho kandi nta kibazo biguteyeho? Ndagira ngo iyi nkuru ikubere urugero rwiza rwo kwitekerezaho. Muri ubu buzima
bidusaba gukora byinshi kandi benshi badakunda, batishimiye, badashaka kumva, yewe badakeneye no kurota kubonekerwa muri bo. Ikiriho ni ugushimishwa n'ibyo ukora kandi ukunze, uzi ko bifite aho bikugeza n'aho bikujyana, kubera ko muri ubu buzima nta n'umwe uzibukirwa ku bikorwa by'ubugwari yakoze, ahubwo ubutwari, amateka yubatse n'igikundiro afite muri rubanda nibyo bifite ijambo rya nyuma ku buzima bwiwe. Reka tubashimire inshuti z'ubwenge mudahwema gukurikira inkuru zacu umunsi kundi tubagezaho. Bibaye nta kibazo kandi ubyishimiye, gukora subscribe niyo nyunganizi ubugeneye ibikorwa byacu. Ikindi kandi ibitekerezo byanyu n'inyunganizi ku bikorwa tubahereza. Turabashimiye.